Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tubafatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa kivuga, icyapa gifite ishusho ya mpande enye kuko ntabwo ari uruziga, ntabwo ari mpande eshatu, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Iherezo ryo gutambuka mbere. Mbe gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya, se gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye ni wowe utambuka mbere, kubera ko turebeye ku birango agafresh kari iburyo kari mu mweru, abazaza baza bagusanga bazaba bari mu mutuku. Bategetswe kuguha inzira rero ugatambuka mbere. Hari abantu bibaza ngo se B na C bitandukaniye. Hari gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya, ibinyabiziga biri guturuka imbere aho weho uri kujya nibyo bitambuka mbere, muri make biza bigusanga. Noneho hakaza gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Ugiye gutambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere yawe. Ndizera ko umenye itandukaniro. Dufite video y'ibyapa byo ku mihanda, ubonye utari kuyibona nyandikira kuri WhatsApp, nimero mba nazibahaye nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2, nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Biba bigomba kugira ayahe matara? Amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. B utugarura muri 2. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kiba kigomba kugira amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko gihagaze, ariko ibinyabiziga byose biba bigomba kuba bifite n'utugarura muri 2. Wari wahisemo A bari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B bari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, kubera ko adahayemo ibisubizo bya nyabyo 2, kandi ni systeme iba iri kugukosora. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo
gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze 3 bigomba gutangirwa uruhushya. Uretse imashini ihinga iyo zigenda urugendo rutarenze kilometero 25, ibinyabiziga bikururana bitwaye ibyamamazwa n'ibindi biteganywa n'iri teka, ariko igiteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikururana ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Kuba watwara rukururana mu muhanda uba ugomba kuba ufite uruhushya, ariko bari kubwira ngo nubwo waba ufite uruhushya hari ibipimo uba utagomba kurenza, kubera ko iyo rukururana yawe ntabwo iba igiye kuba gari ya moshi. Ni ibihe bipimo uba utagomba kurenza nubwo waba ufite uruhushya? A, metero 50, B, metero 35, C, metero 25, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni C, metero 25. Nubwo waba ufite uruhushya rukwemerera gutwara rukururana mu muhanda, iyo rukururana ntabwo iba igomba kurenza metero 25 z'uburebure, kubera ko ntabwo bigiye kuba gari ya moshi. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramucyandika ku papuro. Utari wayisemo, ndizera ko nikiza mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo amatara ndanga mbere na ndanga nyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira. Ayo matara arangwa n'amabara asati: A, umweru cyangwa umuhondo imbere, B, umutuku cyangwa umuhondo inyuma, C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Murebe ku binyabiziga birabacaho uyu munsi. Amatara y'imbere aba ari umweru cyangwa ari umuhondo, mu gihe ay'inyuma aba ari umutuku cyangwa ari umuhondo. Ndizera ko rero waramutamo C, ndizera ko waramucyandika ku papuro. Utari wahisemo, nikiza mu kizamini wakora mu kanya uhite ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri, iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bagaragazwa n'itara ryera imbere, naho inyuma ni itara ry'umutuku, ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6 impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Niba bitagishoboka kubona neza muri metero 200, wenda ni igihe cy'imvura, hari ibihu byinshi, cyangwa se ni igihe cy'izuba, hari umukungugu mwinshi, cyangwa se ni nijoro. Iyo bari kugenda mu muhanda uburebure bushobora kurenga metero 6, imbere bagaragazwa n'itara ryera, ariko inyuma ni itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo burenze metero 6, no mu mpande hari ukuntu hagaragazwa gute? A, itara rimwe cyangwa menshi yera, B, amatara menshi y'umuhondo, C, amatara menshi asa n'icunga rihishije, D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Mu mpande hagaragazwa n'itara rimwe cyangwa menshi yera, amatara menshi y'umuhondo cyangwa amatara menshi asa n'icunga rihishije. Mu mpande niko haba hagomba kugaragazwa iyo uburebure burenga metero 6, no mu mpande hari ukuntu hagaragazwa rero n'ariya matara. Ndizera ko waramusamo D, ndizera ko waramucyandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa cyerekana. Ese kino cyapa urabona gifite iyihe shusho? Ese ni uruziga cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, ifungana ry'umuhanda, B, muhanda unyerera, C, muhanda utaringaniye, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni de. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba kikubwira ko ugiye kugera ahantu hari icyago kidasobanuye ukundi. Bishatse kuvuga iki? Hari nk'agace ugeramo harimo ibyago byinshi bitandukanye, bakabona bataratondekaho ibyapa nk'icumi, ahubwo agashyiraho kino cyapa kimwe kikubwira ngo hegera icyago kidasobanuye ukundi, menya ko ugomba kwitonda ntibakubwire icyo cyago. Rero kino cyapa gisobanuye ngo ahegere icyago kidasobanuye ukundi. Hari ibyo uri kubona bashyize muno, oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona noneho babishyizemo, uhita ubikora kubera ko mba bikubwiyeho hakiri kare. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ni ryari amatara ndangacyerekezo agomba kugaragazwa ku bandi bakoresha umuhanda? Amatara ndangacyerekezo ari byo mwita ngo ni ibinyoteri. Ni ryari aba agomba kugaragazwa ku bandi bari gukoresha umuhanda? Igihe gusa ari ngombwa amenyesha ibindi binyabiziga bimukurikiye. Igihe gusa ari ngombwa kuburira abandi bayobozi bava mu kindi cyerekezo. Mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Keretse ahari ibimenyetso byo mu muhanda byerekana icyerekezo cyawe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni se. Mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora, nibwo ushana ibinyoteri cyangwa amatara ndangacyerekezo. Ugiye gukatira ibumoso, cyane ibinyoteri by'ibumoso. Ugiye gukatira iburyo, cyane ibinyoteri by'iburyo. Ugiye gufata feri, bibereke hakiri kare, ubemereka icyo ushaka gukora. Ndizera ko ramsamo se, ndizera ko ramsyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo gutinda gutanga ibimenyetso ku muyobozi w'ikinyabiziga ni gute bibangamira abandi bakoresha umuhanda? Waba ugiye nko gukata ukatinda kwerekana ko ugiye gukata, waba ugiye guhagarara ugatinda kwerekana ko ugiye guhagarara. Ese ni gute bishobora kubangamira abandi bari gukoresha umuhanda? Bigira ingaruka gusa ku baturuka mu kindi cyerekezo. Bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo amenyeshejwe. Baba bafite igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa ibyo wamenyeshejwe, ntacyo bibangamiraho. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni be. Bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo amenyeshejwe. Niba ugiye gukatira ibumoso ugatinda kwerekana ko ugiye gukatira ibumoso, birashoboka ko hari umuyobozi w'ikinyabiziga waguturutse inyuma ushaka nko kukunyuraho. Murabizi kunyurana bikorerwa ibumoso, aze yatangiye kukunyuraho ahita abona utangiye gukatira ibumoso, kandi yari yatangiye kukunyuraho, birumvikana uzahita umugonga umuteza ibyago. Rero bishobora gutuma abantu uri kumenyesha batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa ibyo uri kubamenyesha. Ndizera ko muzabyirinda. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga? Ese ni ryari wacana ibinyoteri byose by'ikinyabiziga cyawe? Mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda. Mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. A na B ni ibisubizo by'ukuri, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni se. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, no mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago, nibwo uba wakwakiriza icyarimwe amatara ndangacyerekezo yose y'ikinyabiziga cyawe. Wenda nk'ikinyabiziga cyawe wari uri kugenda mu muhanda gicika feri, rero ugomba kuburira abandi bari gukoresha umuhanda ko cyacitse feri, kubera ko gishobora kubateza ibyago. Ubikora gute? Uhita watsa amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga cyawe. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda ni cye cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? Icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga, uruhushya rw'agateganyo, imikorere y'ikinyabiziga. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni be. Uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga ukoze impanuka. Kugira ngo bamenye neza ko yari impanuka, bazakwaka uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Bazibaza ese ni impanuka cyangwa nuko wagiye mu muhanda utazi gutwara. Icyemeza ko uzi gutwara ni uko uba ufite uruhushya rwa burundu rwo gutwara icyo kinyabiziga wari utwaye. Ndizera ko ramutamo be. Ndizera ko ramusyandika ku gapapuro. Bibutsa ko kode ziri kuboneka. Bwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka ngo ufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, aho duha amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye. Nubwo waduha saa 4 z'ijoro turaboneka tukakwigisha. Wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandikiye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara bicishemo umurongo ubereretse utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Ntihasohokerwa ibumoso mu nzira banyuramo bazengurutse. B. Umuhanda udakomeza ibumoso. C. Nta nkengero y'umuhanda yegutse iri ibumoso. D. Birabujijwe gukata ibumoso. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. Birabujijwe gukatira ibumoso. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Uriko narimo agafresh gakata ibumoso ariko gacishijemo umurongo ubereretse utukura. Bivuze ko ubujijwe gukatira ibumoso. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Video irahari, subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe kugira ngo ibyapa byere kujya bikugora. Kibazo cya 12 kikabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo numero zisomerwa nibura mu ntera yikurikira. Zira nimero ziba ziri kuri plaque nibyo bari kuvuga. Ese uba wazisomera mu ntera riratara riri kuri plaque riba ryatorosha kuri plaque ku buryo wasomera zira nimero ziri kuri plaque mu ntera ingana iki? A. Metero 150, B. Metero 50, C. Metero 20, D. Metero 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni C. Muri metero 20. Ririya tara riri kuri plaque riba ryatuma usomera zira nimero ziri kuri plaque byibura muri metero 20. Waba uri muri metero 20 ukaba wasoma zira nimero ziri kuri plaque. Ndizera ko ramusamo C. Ndizera ko ramusyandika ku gapapuro. Kibazo cya 13 kikabaza ngo ibyapa byerekana icyago kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira. Birangwa n'amabara asate: A. Umweru n'umukara, B. Umweru n'umuhondo, C. Buso umweru gusa, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Batubwiye ngo icyago kidahoraho. Wenda se ni ikimodoka cyaguye mu muhanda kirawufunga bari kugikura mu muhanda, cyangwa se ni igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda bari kubikuramo. Icyo bari icyago kidahoraho kubera ko aho hantu ntabwo ibyo bitaka bihahora byahaguye. Noneho kugira bakwereka ahantu mugomba kunyura bashyiraho ibyapa.
none ngo birangwa n'amabara sate, birangwa n'amabara abiri ariyo ubururu n'umweru, kubera ko bakoresha biriya bitegeka bakavuga ngo hano umuhanda urafunze, icyerekezo gitegetswe ni mukomeze imbere gusa, mukomeze iburyo gusa, mukomeze ibumoso gusa, bitewe n'ahantu bashaka ko muri buze kunyura. Iyo badakoresheje ibyo bakoresha kiriya cyapa kiba cyanditsemo ngo deviation, kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, ariko nacyo kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'amabara y'umweru n'ibirango by'umweru. Ubwo rero urumva amabara yacyo nayo aba ari ubururu n'umweru. Hano hari ahantu ubonye handitse ubururu n'umweru, ntaho, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko modi, ndizera ko yandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu intera itandukanye icyapa cy'ahantu habiri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Giteye ku buhe buryo? A, kare ifite ubuso bw'ibara ryera. B, urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. C, mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B, urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Hari abantu batazi gutandukanya kare n'urukiramende. Iyo bavuze kare aba ari impande enye, ariko impande enye zose ziba zingana. Iyo bavuze urukiramende aba ari impande enye, ariko aba arimo ebyiri ndende zingana n'ebyiri ngufi zingana. Rero n'urukiramende ruba rufite ubuso bw'ibara ryera. Video y'ibyapa nyongera irahari, iri kuri YouTube channel yanyu, nyandikira nyiguhereze mu gihe kitarenze iminota 2, cyangwa se ugende uyirebe kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ukeneye kujya ubona andi masomo, ujya aho hasi hasa umukara handitse ngo subscribe ukahakanda. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Mu ntera ingana iki? A, metero 100, B, metero 50, C, metero 40, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C, muri metero 40. Amatara yo kubisikana nijoro igihe ijuru rikeye. Iyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, birashoboka ko ari na saa sita z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo, nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijuru rikeye. Ano matara yo kubisikana aba agomba kugaragarira mu ntera ingana na metero 40. Amatara maremare ni muri metero 100. Amatara ndangaburumbarare ni muri metero 200 nibura. Amatara ndangacyerekezo ari byo mwita ibinyoteri ni muri metero 150. Ibyo byose mba mbivuze hakiri kare kubera ko nzi ko ari ibibazo bababaza, kugira ngo mu kizamini wakora mu kanya uhite ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare ntabwo yahora yaka, abashobora kuzimwa ryari? Ayo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20. B, yo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. C, yari mu nsisiro. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi, uba ugomba guhita uzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe, kugira ngo urwo rumuri rudahuma amaso umuyobozi w'ikinyabiziga uri kuza gusanga, bigatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Waba ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga, ukazimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe. Ndizera ko aramusamo B, ndizera ko aramusyandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, kunyuranaho bikorerwa iburyo gusa. B, muhanda uyoberejwe iburyo.
iburyo, se kata iburyo gusa, de umuhanda munini urasukira ibumoso. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Kino cyapa gisobanura ngo kata iburyo gusa, kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Akenshi bakunda kubikoresha nk'iyo bafunze umuhanda. Mujya munakunda kubibona nk'iyo habaye nk'umupira muri stade Amahoro, hari imihanda bafunze, noneho bakakwereka ibyerekezo utegetswe kunyuramo. Icyo cyerekezo bagutegetse nicyo uba ugomba gucamo, aba ari itegeko. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Rero icyerekezo gitegetswe ni ugukata iburyo gusa, ntabwo wemerewe gukomeza imbere, ntabwo wemerewe gukata ibumoso. Icyerekezo gitegetswe ni ugukata iburyo gusa. Ndizera ko ramuzamo se, ndizera ko ramuzikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ku byerekeye aya matara: A, itara ndangamubyimba; B, itara ryerekana icyerekezo; C, itara ndangaburumbarare; D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe. Niba ari amatara ndangambere, rimwe riba rigomba kuba riri iburyo, irindi riri ibumoso. Ntikigomba kugira rero amatara ndangambere arenga abiri. Ariko ngo hari amatara kiba cyagira arenga abiri. Ayahe? Itara ndangamubyimba, twa dutara tuba turi mu mbavu ari twinshi cyane. N'itara ryerekana icyerekezo ibinyoteri, kiba cyagira ibinyoteri birenze bibiri. Ndetse n'itara ndangaburumbarare kiba cyagira amatara ndangaburumbarare arenze abiri. Niyo mpamvu duhisemo D, ibisubizo byose ni ukuri. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi bishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, uretse amapaki afunze, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Aho ushobora kugera ku bihe bipimo: A, metero 2.50; B, metero 2.75; C, metero 3; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni B, metero 2.75. Hari aho uzabona bavuze ngo metero 2 na santimetero 75. Ibyo byose aba ari kimwe, kubera ko kino kibazo ndabizi bajya banakibaza bahinduye zino ngiro, bazishyize muri santimetero bakavuga ngo A, santimetero 250; B, santimetero 275; C, santimetero 300. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ntibizakugora, ikintu baba bakoze ni uguhindura ingero gusa. Murabizi metero imwe ibingana na santimetero 100, rero ntibizakugore. Ndizera ko namutamo B, ndizera ko namusikandika ku papuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo uretse mu mijyi, ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imyambiko 3 ni ubuhe buremere? A, toni 20; B, toni 16; C, toni 12; D, toni 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo.
ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni se toni 12. Ibinyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3. Iyo bavuze umutambiko niba ikinyabiziga kigira imipine 2 uri iburyo n'uri ibumoso kiriya kibihuza nicyo bita umutambiko. No ku binyabiziga bifite imitambiko 3 bigomba gutwara toni byibura 12. None bifite imitambiko 3 cyangwa irenga ariko hatarimo imitambiko yo kuri makuzungu bigomba gutwara toni 16. Impamvu mba mbivuzeho nuko hari ikindi kibazo neza bakibaza kimeze gutya, ariko baba ngo bifatanye bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu, igisubizo gihita gihinduka ugahita uhitamo toni 16. Hano bagarukira ku mitambiko 3 ugahitamo toni 12. Ntuzabyitiranye rero. Ndizera ko waramzamo se, ndizera ko waramsyandika ku papuro, ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga babiri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Utubwira akarere ushaka, ukatubwira itariki ushaka n'isaha ushaka, ukatubwira n'ubwoko bwa kode ukeneye, ese niyo ku makategori cyangwa niyo ku ruhushya rw'agateganyo kuri Provisoir. Ibizamini biri gukorwa buri munsi buri saha. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe, ahantu ku bantu bari hafi cyangwa mu buryo bwa online uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu ishuri cyangwa se ukaba uri hafi ariko amasaha ubonekaho akaba agoranye utaboneka ngo uze wige mu ishuri. Turabigisha mwazagerwaho mukazakora rimwe mugahita mutsinda. Nimutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.